Soma Yohana mtakatifu ibice 3 murongo wa 36. Yohana mtakatifu 3 murongo wa 36. Uwizera uwo mwana ababonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Amen. Twongere dusome Yohana wa mbere igice ca 5 ku murongo wa 5 turagenda dusoma hepfo, cyangwa duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese yabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Iki nico kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarusha. Kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi, n'ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana? Turangirize muri Yohana kandi icyo gice ca 3 aho mwari muri inyuma gutya ku gice ca 3 umurongo wa 5 tugeze ku wa 8. Haravuze, muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha, kandi nta cyaha kimurimo. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato, ntihakagire ubayobya. Ukiranuka niwe mukiranutsi, kuko uwo ari umukiranutsi. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe n'ibi, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Amen. Yesu ashimwe. Dushima ikaze ryanyu abashumba, abayobozi b'itorero, baho umugisha. Imana ibagirire neza. Dushima Imana ku bwanyu mwese, Imana ibaha umugisha. Amen, amen. Dushima abavuga ubutumwa ba mbere, Imana ibaha umugisha. Ikindi tuboneho umwanya wo kubifuriza umwaka musha muhire. Muzagira umwaka musha muhire, umwaka wo kunesha. Ndabizi ko bamwe tuzobona n'umwaka utaha. Amen. Umwaka utaha ni kera, ariko nejo bundi kwa 6. Rero muzagira umwaka mwiza. Tugiye kuganira amajambo makeya, mwanya mutoya, icyo Imana yadushizemo, ariko ndabaza niregere indirimbo 2. Sizo, ariko imwe turayisangira n'abaririmbyi bicaye gutyo gusa. Mucurange mudashizemo ingoma, gusa mucurange. Imwe turayifatikanye n'abaririmbyi ivuga ngo, tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo by'Imana. Gawe gane muriri ubuzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo
wibaza ku buzima bwawe. Tumbira Yesu, niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Nshuti, tumbira Yesu, niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Tumbira Yesu, niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Tumbira Yesu, niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Mwami Yesu, warakoze, wampaye amahoro yo mu mutima, undindira muri iyi si mbi. Mwami Yesu we, Mwami Yesu, warakoze, Mwami Yesu we, Mwami Yesu, Mana warakoze, waduhaye amahoro yo mu mitima, uturindira muri iyi si, undindira muri iyi si. Mwami Yesu we, warakoze, umvubira imvura, ababina beza, uruwo gushimwa, wowe urera ipfuye n'abapfakazi, uruwo gushimwa, umvubira imvura, ababina beza, uruwo gushimwa. Tugiye kuganira kwizera Yesu. Amen. Ni Yesu ngiye kubabwira, niwe wuzuye umutima. Zo ni indirimbo zibiri zigiye kurangiza umwaka, nizo zitotse muri jewe. Amen. Zifite imbaraga zikomeye cyane. Tugiye kuganira hejuru yo kwizera Yesu, kubera ko turaza gusanga hari abantu batizera Yesu, batarizera Yesu. Tuze kureba kwizera Yesu icyo ari cyo, kubera ko abantu bari mu kintu gisa no kwizera ariko kitari ukwizera nyakuri. Amen. Yego. Kwizera Yesu icyo ari cyo, icyo bisobanura, icyo bivuga. Nimba bivuga ngo umwizera azakizwa, mwumve, umwizera azakizwa. Ni ukuvuga ngo nimba nta kwizera nta gukizwa. Ni ukuvuga ngo nimba abantu mubona nta gukizwa, ni ukuvuga ngo ikibazo si ugukizwa, ikibazo ni ukutizera. Kuko biravuga ngo uwizera azakizwa. Siko birivuga? Uwizera azakizwa. Ni ukuvuga ngo rero nta gukizwa hatariho kumwizera. Bivuga ngo abantu bose basa n'abadakijijwe. Ikibazo suko nuko batizeye. Kuko uwizeye agomba gukizwa. Ni ukuvuga ngo nimba kwizera Yesu ariko guhesha umuntu gukizwa, bivuga ngo abantu batarakizwa bafite ikibazo
cyo kutizera. Rero icyo nicyo kintu nuriye moto guki umwuka arambwira ngo uwizera azakizwa. Nibaza iki impamvu abantu badakizwa baba mu nzu y'Imana, sanga ikibazo nuko batizeye. Hello, turi kumwe? Kuririmba Yesu si ukumwizera, kumuvuga si ukumwizera, kumuhanura si ukumwizera, kumwamamaza si ukumwizera, ukunayembwiriza si ikimenyetso cyo kumwizera. Kwizera ni ikindi kintu kiza gituma umuntu akizwa. Amen. Ndababaza, ese kubera ko umuntu azarahira ngo nukuri kw'Imana, yayabwira ashaka kugira ngo umuntu yumve ko icyo yamubwira ari ukuri, akamarahira ngo nukuri kw'Imana, ariko umutima we uzi neza neza atari ukuri? Ese bibaho? Bibaho. Kugira ngo wemeze uyu muntu kuko ibyo wawuvuga akwemere, siko? Kugira ngo akwemere nukurahira, ariko umutima turahiye. Harahiye akanwa, ariko umutima uzi ko ubeshe. Hello, mwategereye? Umuntu ashobora kuvuga Yesu, umuntu ashobora kumuririmba, ashobora kumubwiriza, siko bimeze? Ariko umutima waje uzi ko ntawe ngira. Kuko biravuga ngo umutima ni umuntu yizeza akatuza akanwa. Ni ukuvuga ngo akanwa tikaza kizera, kuko akanwa karirarira, ururimi rurirarira, niko bizivuga. Ururimi ruvuga ibyo mbese ururimi ruvuga ibyo rudashoboye. Uzi ko ururimi rwovuga ikinyoma, ariko umutima ufite ukuri. Ariko akarimi ko kakavuga ibindi bintu bidahwanye n'ibikurimo. Bivuga ngo akarimi ko karirarira, kaza kavuga ibintu kadashoboye. Ese niko? Ariko umutima ntiwokora ikintu udashoboye, uzi ukora ikikurimo. Ariko akarimi iko kaza kavuga gusa ibintu, iko ni gutya gusa. Bishoboka ko rero akarimi kuvuga ko gakijijwe, ariko umutima ugahakana ko ukijijwe. Rero nicyo ngiye kubabwira rero, kubera ko ubuzima bwacu bwa buri munsi, iyo mubona imibereho y'abantu mu rusengero itandukanye n'imibereho yabo hanze no mu ngo, itandukanye n'ibyo bahamya n'ibyo baririmba, ikibazo ni ukutizera. Ntibazi Yesu, ntibigeze banamwizera, kuko umwizeye agomba gukizwa. Amen. Turi kumwe? Mwumve iki kintu cyane, kuko muri bene wacu n'abandi batari bene wacu, ariko muzumve cyane, kuko uwizera agomba gukizwa. Kuko dufite ikibazo gikomeye cyane cyo kuba mu by'Imana tudakijijwe, tutizera. Imibereho yacu tisa n'abizeye, kubaho kwacu tigusa n'abizeye Imana. Turaza kureba ibiranga bizeye n'ibiranga abantu batarizera. Amen. Turi kumwe? Mutegere kino kintu cyane, ndakivuga nitonze, kubera ko dufite ikibazo cyo kutangizanya imivuduko, ariko uko imyaka yayigendiza abantu bakagenda basubira inyuma. Ikibazo suko bakama bashira, abandi bakama bagira, siko bimeze? Abahanuzi, abanyempano bakagira gutyo umuvuduko, baje gushikiriya bakiya ngo bagere mu rwego rundi, bakama bagenda bashira, abisirimbera basirimba imyaka 2-3, uwa kane bikaba amateka, bakama bamanuka bagashira. Umuntu bakamusengera ku nshinga no kuzamuka akamashira, umuntu bamuhishinga no pasera agahunga amahombi.
umuntu yahabwa. Ni ukuvuga ngo twebwe aho gukomeza ngo tugende cyane, iyo uhawe ikintu aho kugira ngo kikugeze ahantu hakomeye cyane, wowe ugenda aho gushira. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza n'ubuzima bwawe. Nicyo gituma rero tuvuga ngo ubuzima bwa Kristo buragoye. Tibugoye kubera ko tubukoresha ukutariko, cyangwa ubwo twita ko ari ubwa Kristo bugoye, sibwo, kuko ubuzima bwa Kristo tibugoye. Abizeye tibugoye. Tegera iki kintu cyane. Ikindi gikomeye cyane, kubera kutizera tituzi agaciro ka Yesu mu buzima bwacu, tituzi icyo turi cyo muri Kristo Yesu. Ugasanga dutunze Imana, dutunze Kristo, ariko kuturamufana. Nka kwa kundi umuntu yageraga nk'igihumbi agakena isukari. Ese ni umukene cyangwa ni umukene? Akenanye inka, akenanye ubutunzi. Siko yemeze. Ni ukuvuga ngo tuvuga ko dufite Yesu uwaremye ijuru n'isi, ariko turamukenanye, ariko tumugira n'ubwoba, twarahungabanye. Satani adufite ububasha, kandi dufite Yesu. Kuko abafite Yesu abafite Yesu no narume. Abafite Yesu ni gute twogira Yesu ariko Satani akakomeza akatwicagura nabi. Kandi biravuze ngo umwana w'Imana yerekaniwe, ngo yaje kumaraho imirimo mbese imirimo yose ya Satani Yesu yarayimaze. Umuntu wese ufite Yesu, amen, nta murimo wa Satani uba ukimufiteho imbaraga, keretse utarabimenya. Ariko uwabimenye akizera ko Yesu atuye mu buzima bwe, akaba muri we, akamenya ko Yesu yaje kumaraho imirimo yose ya Satani, azahuha amapepo, azayahuha. Guha umukungugu biza bigora, ariko kutamenya icyo Yesu yakoze mu buzima bwawe, kutamenya agaciro kawe muri Kristo Yesu, kutamenya agaciro ka Yesu mu buzima bwawe, uza umufana ukaboroga kandi uvuga ngo ufite Yesu. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Tumpe Bwana watukufu kidogo. Bwana sifiwe. Iyo umuntu ataramenya icyo ari cyo muri Kristo Yesu, ngo amenye icyo Yesu yakoze ku buzima bwe, amenye nimba neza uwo Yesu wazutse mu bapfuye, uwo tuza turimba tukavuga ari mu muntu akaba mu muntu, suko tuba tumeze. Bivuga ngo tuvuga Yesu ariko tutazi, tuvuga Yesu ariko tutagira, turirimba Yesu ariko tutarabona, tuvuga Yesu ariko tutarabona. Ariko abamubonye bagahura nawe gutya akinjira mu buzima bwabo baza bakizwa. Kandi iyo mutuvuga ngo ubuzima bwa Kristo bwatugoye, kuturanibwa none, wejo twananiwe, icyo ni kibazo cyo kutizera umwami Yesu, cyo kutizera. Amen. Kumwe kubera ko kwizera, mwumve gukunta ibintu by'Imana bimeze. Kwizera Bibiliya iravuga ngo kuzanwa n'ijambo. Ni ukuvuga ngo nta jambo nta kwizera. Bivuga ngo impamvu tudasoma ijambo ni ukuvuga ngo umuntu utagira ijambo tiyo, kuko
kwizera kuzanwa n'ijambo. Satani yarafashije kugira ngo titwizere Imana ntituyimenye. Ikintu yakoze yishe igihesha kwizera. Umuntu wese udasoma ijambo ry'Imana ntakwizera agira, kuko kwizera kuzanwa no kumva ijambo. Nukuvuga ngo igihe cyose wimiriye gusoma ijambo ry'Imana uba wimereye kwizera. Kuko kwizera, iyo umuntu yasoma ijambo ry'Imana, muri we aba yayubaka inkingi yo kwizera. None se ukunda umuntu utazi? Wo kwizera umuntu utazi? Ndabaza, wo kwizera umuntu utazi? Wo kunda umuntu utazi? None Imana ibahe, iba mu ijambo ryayo. Iteka ryose uko udasoma ijambo ni kudakenera kumenya Imana. Kugira abantu bose badasoma ijambo ry'Imana banga Imana. Sinzi uko twari tuvuze ngo abantu bose badasoma ijambo banga gusoma Bibiliya, no kwanga Imana gusa, no kwanga kutizera, banga kwizera. Ariko umuntu wese kweneye kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Abakunzi bose bo kwizera bazabajaho inkomoko yaho. None se kwizera kwa gushingiye kuki? Kubakiye kuki? Ta jambo ta kwizera, ta kwizera ta gukizwa. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo. Nimudasoma ijambo ry'Imana ngo wubake kwizera mu buzima bwawe, uracyanebwa. Tufite Imana, tuzi Imana, nta kwizera ugira, uracyanebwa. Tuzoshobora iby'Imana, tuzoshobora iby'Imana. Ibintu biranga abize, ibintu kiranga umuntu wize, cyambere no gukura, azakura, azahinduka. Iyo ubona ubuzima bwawe ukaba mu ikanisa umwaka, mu kwezi iburi gihe ukaza mu ikanisa, ariko ukabona imibereho yawe ya Kristo ntihinduka, ikibazo nuko utizeye. Sugukizwa guke ntakufite, tiwize. Kuko ikimenyetso cy'abizeye bagenda bahinduka kugira ngo bagere mu kigero basa na Kristo. Bagenda bahinduka imibereho ya, bagenda bahinduka mu mivugire, bagenda bahinduka mu mikorere, bagenda bahinduka mu kumenya Imana, bagenda bahinduka. Ukazubona nawe ubuzima bwawe bwo mu mwuka kuburagenda buhinduka. None womara umwaka umwe mu ikanisa, amezi 5 mu ikanisa, witwa ngo uri umukristo, ariko udakura, udahinduka. Ubuzima bwawe bwo mu rugo budahinduka, ubuzima bw'imibereho yawe udahinduka, ni ikibazo. Ubuzima bwa Kristo buryoheye umuntu yayahinduka, yayakura, yayatera imbere mu mwuka. Apana gutera imbere mu ndirimbo cyangwa mu ivugabutumwa. Oya, gutera imbere mu guhinduka, ushaka gusa na Yesu. Uburyohe bw'agakiza ni imihindukire yo gusa na Yesu. Kubimenya nibwo buzima, feta saba oradashira. Duiwe nawe nuwaje, harazi nanjye ndamuzi. Kubimenya nibwo buzima, visama oradashira. Rero hari umugabo umwe twaganiriye, inshuti yanjye cyane, umushumba, arambwira ngo iwe ngo karaharanira ngo ukunda akomeza kuba umukristo ngo kugeza apfuye, ngo nibyo bimurutiye ibindi.
ndamubwira ngo abandi barenze urwo rwego gushaka kuba abakristo, bageze mu rundi rwego rwo gushaka gukoreshwa n'Imana ibintu bikomeye cyane, kuko gukura mu mwuka bijana no gukura mu muhamagaro. Uko ugenda utera imbere mu muhamagaro w'Imana yaguhamagariye, ni kugenda ukura mu mwuka. Wotera imbere gute se utayikora? Tibibaho. Ikimenyetso cyo gukura mu mwuka bigenda bijana nuko ugenda nusabana n'Imana muzo muhuriramo nayo. Siko bimeze, ukagenda ukura, akwigisha ukagenda utera imbere. Ariko kubera ko mudakorera Imana, mudashaka ngo umenye icyo Imana yaguhamagariye, aba ari ushora mu mwete. Niko Paulo yabwiye Timote, aramubwira ngo tukirengagiza impano ikurimo, ngo uyizirikane kandi aba ari uhugukiramo, aba ari ugiriramo ubumenyi ngo kuja imbere kwawe. Siko bimeze, ngo kugaragarira abantu bose. Ubundi mu buzima bwo kwizera habamo gutera imbere, kuja imbere, gukura mu mwuka. Uburyohe bw'agakiza ni ukugenda uhinduka utera intambwe mu yindi, uhinduka ureka iki, ugenda uhinduka. Niko amashimwe agenda aba menshi, ni kugenda umenya Imana. Kandi ikintu kiza gihindura umuntu agakura ni ijambo. Nimba mubona tudakura nuko nta jambo ritubaho. Tumbera Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo bibaza ubuzima bwawe. Ntabwo ubuzima bwa Kristo, ntabwo umutwaro wa Yesu uruhishe. Niko yavuze, ntabwo uruhishe umutwaro wa Yesu. Ntiyo kwikoreza ikirushe. Oya, ikibazo ni ukutizera. Iyo umuntu yizeye azakizwa. Gukizwa ni ukugira gute? Hari ibintu 4 5. Iyo umuntu akijijwe azavuga ko nabohowe nakijijwe. Ni ibintu 5. Iyo umuntu akorera Satani, iyo umuntu atarakizwa, iyo umuntu atarava akiba mu butware bwa, hari ibintu 5 biba biranga mu buzima bwe. Iyo Yesu ageze mu muntu rero, nibyo azayirukana, hanyuma agafata ibisa n'ibyo byiwe Yesu akabigushiramo. None umuntu akavuga ngo nimeho, kabyizera. Biri mu Baefeso igice cya mbere ku murongo wa 21. Turi kumwe? Nitonze ariko mu kanya gato turihuta. Amen. Turi kumwe. Tubanze dutere haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Hallelujah. Jambo ryambere ngo Imana ngo imushize hejuru ngo yubutware bwose. Iyo umuntu agikorera Satani aba mufite ubutware. Nico gituma mubona turaririmba tukaza mu kanisa, ariko imibereho yacu twasohoka hanze tukaja mu bindi bintu biteye ubwo, kubera Satani aracyadufiteho ubutware. Cyo kintu cyambere Satani azashira mu batizera n'ubutware bwiwe. Iyo umuntu akiri mu butware bwa Satani, nubwo yokora gute, nubwo yokwerekwa gute, nubwo yoririmba gute, nubwo yobwiriza gute, azava hano ku gatuti, kubera ko Satani akimufasha akaja kumukoresha. Ndio mnaona mtu anakuja kanisani anamwambia Mungu, anampenda Mungu sana, lakini akitoka nje shetani bado sikwemeze arashamufiteho imbaraga. Ijambo rya kabiri ngo imushize hejuru ngo imbaraga zose. Imbaraga zose. Buriya Satani ikintu azashira mu bantu ni imbaraga za Satani. Azafata imbaraga, agafata imbaraga zikibi akazishira mu muntu. Izo mbaraga zikaba mu muntu, nubwo onezegwa gute, nubwo orama Imana gute, ariko izo mbaraga zikikurimo, uzusohoka gutya, Satani abagufiteho imbaraga. Icya gatatu ngo imushize hejuru y'ubushobozi bwose.
niko havuga Abaefeso igice cya mbere ku murongo wa 21 dana nahavuze tumbira Yesu Iwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. wimushize hejuru ngo y'ubushobozi bwose nimba habaho ubushobozi mwisi ngo Yesu ngo yashizwe hejuru y'ubushobozi bwose. Ni ukuvuga ngo hari abantu Satani agifiteho ubushobozi, agifiteho ubushobozi. Icyakane ngo amushize hejuru ngo y'ubwami bwose y'ubwami bwose. Muzi ko hari abantu bakorera Imana ariko batuye mu isi, batuye mu bwami bwa Satani. Murabizi ko hari abantu baza gukorera Imana ariko iwaba ari mu bwami bwa Satani. Kujya abarozi batuye mu bwami bwa Satani, gusa nyine baza bazi ni wacu tukirigwana ariko twasohoka ikanisa bagataha iwabo. Umuntu wese akunda iwabo. Ese niko mwese ni mutamuraje iwanyu siko? Nuko ubwami bwa Satani buba bukurimo ubukorera Satani, ubu uri mutuye mu bwami bwa Satani. Ni ukuvuga ngo wagenda waririmba wagira gute wakorera Imana ariko ukiba mu bwami bwa Satani aba kigufiteho kugukoresha. Ijambo rya kane ngwimushize icya gatanu ngwimushize hejuru y'izina ryose. Kujya umuntu wese utarakizwa umwami we ni Satani, azaramya Satani. Muzi ko umuntu yokorera Imana ariko aramya Satani? Hello, turi kumwe? Gukora no kuramya biratandukanye. Umuntu yokorera Imana ariko umwami waramya ari Satani, ibintu bitanu. Rero iyo Yesu ageze mu buzima bw'umuntu, imirimo yose Yesu yerekaniwe kugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Rero Yesu ngo amaze kuza yirukana adukuramo ubutware bwa Satani, afata ubutware akabugusiramo. Amen. Akirukana ubushobozi bwa Satani agafata ubushobozi bwiwe akabugusiramo. Akirukana imbaraga za Satani agafata imbaraga z'umwuka wera akazigushiramo. Akirukana ubwami bwa Satani agahamagara ubwami bw'ijuru. Ubwami bw'Imana buse bwaza kabuzana kwirukana ubwami bwa Satani, agafata ubwami bwase akabugushiramo. Jambo rya gatanu agafata izi akari gushingamo. Nuko ukavuga ngo narakijwe narabahowe. Nimba rero Yesu akubamo kandi ari hejuru y'izindi mbaraga zose, ari hejuru y'izindi mbaraga zose, nukuvuga ngo abafite Yesu tibakagombye gutinya, tibakagombye kugira ubwoba, kubera ko uwo Yesu bafite yahawe imbaraga zisumba izindi mbaraga zose. Ariko kubera tawe tugira ubwoba bwinshi. Ikiranga batizera ni abanyabwoba. Maze abanyabwoba batizera abantu bose batizera umwami Yesu bazasubira inyuma, bazonanirwa, bazatera Imana umugongo kubera ko batizera. Kumubona twagize ubwoba bw'ibibazo na Satani n'abadayimoni nuko aribo bahora mu kanwa, aho kuvuga Imana, aho kuvuga Yesu, aho kuvuga imbaraga z'Imana. Twirwa tuvuga abarozi, tukirwa tuvuga abanyantege, tukirwa tuvuga Satani, ndetse twagera naho gusenga tukavuga ngo koma Shetani, kuko ntamuke tuvuga ngo koma Shetani. Uvuga koma Shetani uhavuze mu izina rya Yesu. Dushamburiye ayo masombi abantu baza basenga koma Shetani, koma Shetani, koma sava Shetani karibu. Ngo ariko Satani mukarambwe ngo kuzoza uvuga Shetani ukavuga abarozi ukavuga n'ibindi uzuvuga Imana, uvuge Yesu,
uvuge n'umwuka wera zose gano kuvuga none aho kuvuga shetani novuga imana kuko satani ntasano dufitanye abarozi ntasano dufitanye isano nyifatanye na data imana nyifitanye n'umwacunguzi waje nyifitanye n'umufasha waje uwo ni ugomba kuba mu kanwa kaje ibihe byose tumbera Yesu niwe gisubizo ibibazo bibaza ubuzima bwawe turatera haleluya ziri zo gushima Yesu amen tumbera Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe tumbera Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe kwizera Yesu wizera ngo azakizwa iyo bavuze ngo narizeye umwami Yesu ni ukuvuga ngo narakijijwe kwizera niko guhesha umuntu gukizwa uwizera umwana w'Imana uwizera Yesu azakizwa tumbera Yesu niwe gisubizo hari ikibazo umwuka yambwiye arasugiye kubohora umuntu sikwemeze ugatanga ikiguzi ugatanga ibintu bisabwa kugira ngo umucungure ukayatanga ariko ukamusiga muri prison ugataha sikwemeze wamucunguye ariko ntiyavuyemo wasubiyeyo ese uwo muntu yacunguwe aracaboshe afite amakuru yuko yaje gucungurwa ariko ntiyavuyemo kandi uwamucunguye we yakoze igikorwa cyo kumucungura asubirayo ariko ntibamukura muri prison ni ukuvuga ngo ukiri muri prison taracungurwa nubwo batanze ibimucungura tumbera Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo birashoboka ko Yesu yagucunguye ariko yatanze ibigucungura yaratanze ararangiza ariko uracyari muri gereza kandi ibigucungura byaratanzwe bivuga ngo rero ufite amakuru yuko wacunguwe ariko uracyari muri prison dushamburiye inzugi zikinguka usohoke kuko waracunguwe Yesu yaje kumara imirimo yose y'abadayimoni niko Bibiliya yambwiye ngo yaje kumara imirimo yose ya Satani ni ukuvuga ngo ibintu tuzadukora Satani azadukoresha Yesu yarabirangije bigira imbaraga kutarabimenya bigira imbaraga kutarabyizera ariko uwasizeye azabihuha musohoke nta mbaraga mukimfiteho agahuha ariko utarabimenya utarabyizera biza bimubata bikamwica hariya muzakozwe n'intumwa ku 10 ku murongo wa 38 haravuga ngo n'izina rya Yesu ngo kuko Imana ngo yamususe umwuka ngo kugira ngo agende ngo agirira neza ngo abo Satani atwaje igitugu kujya dushambure abantu Satani atwaje igitugu ubundi ahahaje abataramenya icyo Yesu yaje gukora ngo yaje kugira neza abantu batwajwe igitugu ese igitugu ni ukugira ate niko guhahazwa sha wowe n'ukuntu Satani ahaje abantu aratwisha abadayimoni n'abarusi bahahaje abantu barahahamutse kandi Yesu ngo yaje kugira neza abantu bameze kuko nguko yende duterera 20 zo gushima haleluya 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 haleluya
Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Erega hari abavuga ko bacunguwe ariko imitima yabo irasababwira kuko bataracungurwa. Bakaririmba twaracunguwe ariko imitima kuko neza batarava. Yemwe dukenane Yesu tumugira. Abadayimoni n'abarozi bama badutwaza igitugu gutya tugira Yesu wa hejuru y'ibintu zose. Ejo bundi narafashijwe mukagoroba kanguke naza ndirimba naza senga hamazi akaririmbo k'icongereza nono gatibuke buke namanume kunasuku Satani twaramubembereje naho Yesu yatumareho ibintu zose yarabirangije. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Hallelujah! Hallelujah! Rero kwizera Yesu nukuvuga ngo yankijije, nemeye kwankiza, nemeye kwankura mu bibi, nemeye kwankura mu busambanyi. Kwizera biravuga ngo uba wemeye ko Yesu akora icyamuzanye mu buzima bwawe. Niko kumwizera. Mbese no kwitondera no kumwumvira niko kwizera. Ukwizera no kumvira no kwemera akora icyamuzanye mu buzima bwawe. Kumuhakana Yesu no kutamwemera ko yinjira mu buzima bwawe ngo agukwise akubohore. Dore ndakomanga muzi ko abantu banze gukingira Yesu ngo agire icyo akora mu buzima bwawe, ababohore, abakure muri kasha. Nicyo kibasa abantu banze kwizera Yesu. Kwizera Yesu no kumwumvira no kumwemerera ko akora icyamukuye kumana mu ijuru mu buzima bwawe. Iyo ageze muri wewe azatangira igikorwa cyo kugucungura, cyo kugukiza, cyo kuguhindura. Wari uyu Yesu yinjira muri wowe akirukana ibikubangamiye n'ibikwishe. Nimba nta mahoro ufite ni umwami w'amahoro. Nimba nta byishimo wagiraga kubera ibyaha yinjira muri wowe akirukana agahinda kaguha ibyishimo. Nimba wari imbata y'abadayimoni Yesu yinjira muri wowe agacabwa ububata kaguha ukabohoka. Nimba wari umutukanyi Yesu yinjira muri wowe ukavuga neza ugahinduka ukizera ko niko gukizwa. Kurimba si ikimenyetso cyo gukizwa. Kunayembwiriza si ikimenyetso cyo gukizwa ariko ni imirimo y'abakijijwe. Amen. Ese mvuze no kuvuga ngo kunayembwiriza si cyo kinyerekana ko ndi umukristo nkijijwe, ariko ibi nayo nkora ni umurimo w'abakijijwe. Rero kibanziriza no gukizwa kugira n'ubusabane n'Imana niko gukizwa. Ndashima umwami Yesu, ndashima umwami waje wabaye umuza w'abantu n'Imana. Ntare ya Yuda, Ntare ya Yuda yaranesheje, yakojeje Satani kimwaro. Ntare ya Yuda Satani kimwaro. Kumwicubahiro Yesu. Hallelujah! Hallelujah! Muzi ko mukunda kanisa, mukunda indirimbo, mukunda ubuhanuzi, mukunda kubwiriza, ariko ntimukunda Yesu. Ariko imugoroba mukunda Yesu. Dukunda ariko Yesu kudukunda Imana gatwe turabona siko twakuze dusanga abavyeyi bacu bazi Imana turayikunda
ariko Yesu niwe abantu bazi. Kuri abayisilamu banga Yesu gusa, ariko Imana Data bose baza basenga kuturusha. Ariko mtoto mwana uku twese natwe abanyamurenge n'umwana gusa watugoye twanze umwana gusa, kuko akazi k'umwana no gucungura no guhindura zose. Anaye mwana anaye uzima. Anaye uzima anaye mwana, anaye mwana anaye uzima, anaye mwana anaye amani, anaye mwana anaye uzima, anaye mwana anaye furaha, anaye mwana anaye ushindi, anaye Yesu. None turamukanye kaziri yankatwe umuntu mwaka azamugira inkijana ukabura ikirato. None tidukenanye Yesu, abadayimoni ntiba batwisha mu ngo zacu uzuvugwa ngo ugira Yesu. Imana yaremye ijuru n'isi ikaguturamo ukagira ubwoba ugira Yesu. Uwo si Yesu w'i Nazareti, ni Yesu wawe wireme kigigwamana, Yesu w'ikaratasi yo kuri kalendari w'ifoto. Nigeze kuzana narenge mwivuga utumwa kayiro ngeze Bisenta hari ni kuri moto mutumurangwe Yesu abantu bagira ni Yesu wazuse mu bafu cyangwa ni Yesu kwikaratasi w'ifilime. Uko abantu babonye Yesu w'ifilime baje gusenga gutya bakaza bareba filime babonye. Semeni amen. Filipo ngo Yesu ngo amubwiye ngo kurikira, ngo amukurikiye na Andre, ngo ahura n'umugabo witwa Nataniyeli. Aramubwira ngo ujya bamusi banditse ngo nujya bahanuzi bavuze. Twamubonye hano aravuze, twamubonye. Nataniyeli aravuga si Nazareti hari ikintu ciza cova yamangu ngo nuje kwirebera. Ibya Yesu n'ukwibonera nta makuru abibamo, no guhura na Yesu ukamubona. Nta muntu wigeze guhura na Yesu wareke guhinduka. Umugore umwe w'indaya yagiriwe amahirwe bamusangisha Yesu. Uzogirirwa amahirwe uhure na Yesu. Umugore bari bamufasha yasambanye kumutera amabuye nguko amategeko ya Musa yarameze, bamamujana kuri Yesu. Ayiwe umugore wa maraya agirirwa amahirwe yo guhura na Yesu. Uko abantu ntibarabona Yesu, na makuru gusa bumvishe mu kanisa ko yazutse mu bafuye, ariko tibarigera turabona Yesu. Ababonye Yesu bose barahindutse. Ntawo hura na Yesu wereke kumuhindura. Tawe Yesu ntiyo kwemerera gusambana, Yesu ntiyo kwemerera kugamba undi, tibishoboka. Yesu ntiyo kwemerera ubugome, tibishoboka. None wakijijwe Yesu akumariki, Yesu gira kumariki, Yesu gira akumariki. None tuvuge ko ugira Yesu. Nikoze mu maso ariko nari mbabaye. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza kubuzima bwawe. Yesu akumariki, Yesu abamariki, udashobora kukubakira urugo rwawe uhora umuvuga buri munsi. Yesu akumariki, utagukura mu buretwa n'ubata. Yesu abamariki muhora mugira ubwoba buri munsi, kandi Yesu yaratsinze urupfu nakoze. Nkuko yaramwe nkomeze ngo se nikiki ugifite ikibazo, Yesu yarazutse mu bafuye. Yesu yarazutse mu bafuye. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe. Haleluya, haleluya. Iyo Yesu ageze mu buzima bw'umuntu azazana n'ibimugize. Nimba ari umunyembaraga azazana imbaraga
zigushiramo ukaba mu mbaraga zisuma imbaraga zindi zose. Nimba ari ubushobozi Yesu akabugushiramo, nimba ari kaba mu bwami bw'Imana, nimba ari imbaraga n'ubushobozi ukabibamo. Iyo rero ufite ibyo bintu uzuhuha uzurwara ugafataho urwaye mu izina rya Yesu. Biravuga ngo uwizera ibimenyetso bizagumana n'abizera. Ntabwo bivuga ngo abayumbe, ntabwo bivuga abapasiteri, ntabwo bivuga uwizeye azarambika ikiganza ku murwayi akira. Niko birivuga ngo umuntu wese wizeye ngo yashobora kubwira umusozi ngo uva aha ujari. Ntabwo yavuze abayumbe, yavuze umuntu wese wizeye. Nose uzizera gute utagira ijambo? Uzizera gute nta mana ugira? Imana ibahe, Imana ni ijambo. Abantu bose batazasoma Bibiliya banga Imana, baza bakenera kumva Imana. Turatera hariya sitani zo gushamburiye igituma udasoma Imana, igituma udashyira inzara n'inyota zo gushaka ijambo ry'Imana, ni kubera kutarizera Imana. Ariko uzizera Imana, inyota ya mbere umukristo azagira uwizeye, azayirukankira gushaka kumenya Imana. Womenya Imana gute? Wanga ijambo ryayo. Tutere hariya sitani. Haleluya, 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 haleluya. Ariko nimudasoma ijambo ry'Imana, wewe uzonanirwa. Muzoza mutukana mu ikanisa, murigwaniremo, muyimaraniremo mu miryango, murwane. Abadayimoni bazobakandamiza kandi mubwira Yesu. Ukaba mu rugo rwawe uri umukristo, ariko kubera kutagira ijambo ngo nanje se ngo zokunda se, uba mu buzima bwo kwica. Uvuga ngo uri umukristo. Umwaka ushize niza amajambo abiri 2020 mukaranyigishije arangura ngo ugenda utoza akanwa kawe kuvuga ibintu biri positive n'akarimi kawe, ngo kuko umuntu ngo azatungwa n'icyo rumuzaniye. Nuko nta kintu kidashoboka akarimi kaje, nta kintu na kimwe nubwo nawe mbona akimeze nk'umusozi sinovuga ngo ntibishoboka. Jewe ntibishobokeye, ariko iyo nizeye biravuga ngo Imana ishobora byose. Ntabwo nizeye iki kibazo kuri nje kiragoye, ariko uwo nizeye ashoboye zose. Rero aho kuvuga ngo ntibishoboka, ngomba kwatura ko bishoboka, kuko hari uwo bishobora. Umwaka wose uyu ushize nazaniga ijambo yuko byose ntakinanira Imana, nta na kimwe gute, nta gutuki gute, nta na kimwe gute Imana idashoboye, nta na kimwe gute. Nako ngiye kurangiza. Kwizera kuzanwa n'ijambo, kandi uwizera n'uzakizwa. Nimba mubona abantu badahinduka, badakizwa, baba mu nzu y'Imana, ni ikibazo cy'uko batizera Yesu. Turamuvuga tutamugira, turamuririmba tutamugira, turamuhanura tutamugira, turamwamamaza tutamugira. None ese nyine Yesu ugira kumarike, nimba umugira nika kumari ngoya ngo azampa kawunga akanyishurira inzu, wobona indaya azayishurira inzu. Siko mwaririmbye ngo nawanyeshe yawe mana wabaya, si sawa? Imana nti yarambwiye nkomeze ngo suzi ko ngukunda kurusha abandi bose, toyaye kigasopo tukagira umuntu numwe wanga cyangwa uvuga, kuko ntuzi urukundo rwanje mukunda uko rungana. Ese ninde muntu uzi ko Imana imukunda kurusha abandi hano? Ninde muntu umwe mama Imana iragukunda kurusha abandi bose?
ujye uvuga tuzi urukundo Imana imukunda uko rungana. Yego muhaguruke dusenge bwishe. Tumbera Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe. Tumbera Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Hallelujah! Hallelujah! Yesu mwumve tugiye gutangira umwaka uza. Menya ko Yesu yaje kumaraho imirimo yose ya Satani. Hari ahantu hakomeye hane Satani azakorera imirimo yiwe. Ahantu hambere hakomeye ni mu bitekerezo. Rero Yesu yaje kumaraho imirimo yose ya Satani ikorera mu bitekerezo by'abantu. Iya kabiri mu mitima y'abantu. Yesu yaje kumaraho imirimo yose ya Satani iba mu mitima y'abantu. Cya gatatu yaje kumaraho imirimo ya Satani ikorera mu mibiri y'abantu. Iyo Yesu yinjiye mu buzima bwawe azamaraho imirimo yose ya Satani agukoresha mu mibiri yawe. Cya kabiri, cya mbere twavuze ngo ibitekerezo, abantu bafite ibitekerezo bipfuye. Satani akoresha ibitekerezo byabo. Ibitekerezo bya Satani arabigira gute? Iyo Yesu ageze mu buzima bwawe azabanza akica imirimo yose ya Satani ikorerwa mu bitekerezo. Ahantu wa kabiri Satani azakorera imirimo ni mu mutima w'umuntu. Iyo Yesu ageze muri wewe azayikuraho akayimara. Ha gatatu ni mu mibiri. Satani azakoresha imibiri ya benshi. Iyo Yesu ageze muri wewe azayica iyo mirimo yose ikorerwa mu mubiri wawe. Ukavuga ngo rero nakishijwe. Tugiye gusenga Imana. Yesu yaje kumaraho mu mwizere mukizwe. Timukamukenane. Ni guca umwana wawe agwara ufite Yesu ukazuhamagara bagira Yesu kandi nawe ugira Yesu. Musengere mu izina rya Yesu ufite. Musengere mu izina ry'Uwiteka Imana yawe wizeye. Amen. Ubahamagare ni musa munkubitiremo ariko Yesu wawe. Sengera umwana wawe. Sengera urugo rwawe. Senga none Yesu ugira udashobora gusenga nuwahe? Abantu ntibagira Yesu. Wonanirwa gusenga gutugira Yesu. Wonanirwa gute? Biraba ngo sinjuriho ni Kristo uri muri je. None Yesu yoba muri wewe gute? Ukananirwa gusenga. Rero abantu bese mu bwoko bwaje timurizera. Cyo tumuzima bwa Kristo bwatunaniye. Tukirukankira gukorera Imana tutarashobora ibyagakiza. Noneho ukirukanka ugatangira kubwiriza urugo rwawe ruracapfuye. Urashagwana nijoro. Kubera kari n'inane n'ubucyoza nuko. Bakaguha umwanya ugatangira kubwiriza n'ibindi. Tuzuramba uzukubita umwaka umwaka ibiri. Bakakurejeta. Muzabarejeswe. Muza abagabo batawe mu ntebe bakaza babwiriza. Muza abagore batangiye kubwiriza bicayiri inyuma. Bakaba ngo kera ngo yari umuvuga utumukomeye. Ubu nyine yagiye he? Mwirinde gukorera Imana mwihuse. Maze mukende mwizere. Ushake ibijyoza gakiza. Kome! Uje imbere y'Imana uri umunyembaraga. Cyo gihe muzaba mu buzima bunezeza Imana kugeza mu zabukuru udasubiye. Ngiye kubasengera umwaka utaha. Ugende mu rwawe ruhande wizere Yesu. Mumenye Yesu, mumenye imbaraga ze, mumenye n'agaciro ufite muri we. Mumenye imbaraga n'ubushobozi bwiwe. Tuzongera kugira ubwoba mu buzima bwawe. Tuzongera kugira ubwoba. Abafite Yesu n'abanyembaraga tabagira ubwoba. Ibitaye ubwoba byanijoro ntacyo bizabibabwira. Kubera ko bizeye ukomeye. Ariko abantu bose batize n'abanyabwoba. Musore mu bwoko bwacu turabanya. Tuvuga Yesu ariko twagera mu bigerageza tukavuga ibintu bitabaho. Tukatura tukavuga ibintu bitabaho. Tuvuga Yesu. Tugiye gusenga Imana. Yesu
umwizera azakizwa. Ngo kandi ngo kumwizera ngo ni ukumwumvira. Niko biratubwiye ngo kumwizera ni ukumwumvira. Umwaka utaha bizari bikugoye, Yesu, izere Yesu ufite azakuneshereza byose. Izere Yesu ni mwenye nguvu. Abamufite bose tibatinya. Abamufite bose yarabahinduye. Abamufite bose yabakijije uburetwa. Abamufite bose yabakuye mu mwijima. Abamufite bose yabakuye mu rupfu. Abamufite bose yabakuye mu busambanyi. Abandi yabakuye mu nzoga. Abandi yabakuye mu bugome. Abandi yabakuye mu macakubiri. Abandi yabakuye mu magambo mabi. Abandi yabakuye mu nsangano. Abandi yabakuye. None wewe Yesu yagukuye he? Yesu yagukijije iki? Yesu yagukijije iki? Yesu amekuokoa nini? Timukavuga ico mutagira. Banza ureke kuvuga wizere. Umutima ni uzawizera. Kemera ko Yesu kingura umutima wiwe akaguhindura akagukiza. Kagenda uri imboho, kanese ugatarama ariko ubugingo bwuzuye amahoro. Kagenda ufa mu bwiza wishira mu bundi. Korera Imana umutima wawe wishira. Gakingura urugo rwawe Imana ikinjira. Gakingura umugabo wawe Imana ikinjira. Gahindura umugore wawe Imana ikinjira. Gakingura mu bana bawe Imana ikinjira. Uri ahantu hose muzamu musigama muzamushana ikimukazi. Yes, tituzatumusiga mu kanisa. Tuzatu aba muri twebwe. So tumujana muri bisi, tukamujana mu muki. Tukamujana mu kazi, tukamujana hose. Tukamujana mu rugo rwacu. Tukamujana Mombasa. Tukamujana hose. Wewe uzumusiga hehe? Muzamumujana mu nama bashumba. Timukaza musiga Yesu. Abantu baza basiga Yesu bakaja mu nama y'ikanisa. Baza batukanira mu nama. Kandi bare mu ikanisa. Baba basize Yesu hanze. Ariko Yesu iyo ari muri mwebwe. Turatera haleluya 20. Ureme akanwa kawe kavuge ibishoboka. Timukaza muvuga ibidashoboka. Ngo nanje se ngo zokunda se. Oya. Vuga ko bishoboka. Bishoboka. Vuga Imana, vuga Yesu, vuga umwuka wera. Mugabanye Satani mu kanwa kawe. Mufitanye isano. Abarozi mufitanye isano. Muzi ko abagabo basabicara abayumbe bakicara abantu kabaravuga gusa abarozi. Kugiyo baye bavuga abarozi. Baba baramya Satani. Ese umwanya wose wo gufata isaba bavuga abarozi bavuze Imana. Wa mwanya wo kuvuga undi wavuze Yesu. Wavuze Imana. Igiti ciza cyera imbuto nziza. Igiti kibi cyera imbuto mbi. Umuntu wese yera bijanye n'igiti kimubaho. Mwana w'Imana ntakora icyaha. Ukora icyaha wese ni wa Satani. Tazi Imana kandi ntiyamubona. Tugiye guterizo haleluya 20 hanyuma basengera. Umwaka utaha Imana ibaha imbaraga. Now Yesu yinjira bwaho. Now Yesu yaragupfiriye. Now Yesu akwiriye kugukiza inzoga, kukiza ubusambanyi, agakukiza uburozi kubera iki wewe kandi Yesu yaratumazeho imirimo yose ya Satani. Haleluya! 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 Amen. Hey hey. Haleluya! 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 Amen. Amen. Mana data. Mana imbaraga. Ngo watanze Yesu kugira ngo umwizera atarimuka. Wahubwa habwe ubugingo buraho. Ngo umwizera wese uwizera ko Yesu ari umukristo wazakizwa. Reka abantu bizere Yesu. Reka abantu bizere kuri Kristo kugira ngo bakizwe. Bemere bakwemere imitima yabo yizere Yesu. Imitima yabo yizere Kristo. Imitima yabo yizere yemere ukora ubuzima. Wongere ubahindure baba baremwe basha, babibyaremwe bisha, baba bana b'Imana. Reka
reka mana abantu bagire gusoma ijambo ryawe, abantu basome kugira ngo bizere, abantu nibagukunde, abantu nibareke gukunda amadini, reka abantu bareke gukunda kugukorera, ureka abantu bareke gukunda ibintu, ahubwo ma Yesu bagukunde. Niko wabajije Petero, Petero we urankunda, Petero we urankunda, Petero we urankunda. Yesu reka abantu bagukunde, bagukundisha imitima yose, bagukundisha ubwenge, bagukundishe imbaraga, bagukundisha ubugingo, bagukundishe ubuzima bwabo, bagukundishe, bakurutisha byose, bakurutisha iby'isi, bakurutisha ifaranga, bakurutisha icyubahiro, bakurutisha uburozi, bakurutisha ubusambanyi. Hallelujah. Mwami Yesu, guhera uyu mugoroba mwiza, guhera uyu mugoroba mwiza, guhera none ma reka abantu bisere bemere. Tugiye gusengera abantu bakeneye kwizera Yesu, abantu bakeneye kwizera Yesu. Zamura ukuboko kwawe tugusengera. Umwaka utaha nawe umwizere, apana uwo bavuga hano mninga, apana uwo baririmba, oya uwo wewe wabonye, uwo wewe wise, umutunge akurutire byose, abarutire byose, abarutire inshuti, abarutire abavandimwe, abarutire indirimbo, abaturutire igisimba, abarutire amakanisa, abarutire byose, abarutire ubuhanuzi, aburutire kuririmba, akurutire byose. Yesu abu wa mbere mu buzima bwawe, akurutire byose, umutunge umenye ngo Yesu uramutunga, hanyuma umenye agaciro akubwira. Mwami Yesu, uyu mugoroba mwiza, Mata reka abantu bakwize, wavuze ngo sera Yesu ari Kristo abo basakizwa. Mwami Yesu, reka abasore bizere, bahinduke, ubuzima bwabo buhinduke, imibereho yabo ihinduke, abagore n'abagabo, abahungu n'abakobwa, abaririmbyi, abanyamasenga, abantu bahinduke, bagire kwizera guhamye, bagire kwizera gushingiye ku ijambo ryawe, bagire kwizera gushingiye kuri Kristo Yesu, bashingiye ku rutare. Nta rundi rutare ruriho, nta rundi rutare rwashyizweho uretse Yesu. Mu izina rya Yesu Mana batangira imibereho mishya. Uyu mwaka bagiye kwinjiramo bazatangira imibereho mishya, bamenye imbaraga zabo, bamenye gukomera kwabo, bamenye agaciro kabo muri Kristo Yesu, agaciro ka Yesu mu buzima bwacu. Waje kumaraho imirimo yose, waje kumaraho imbaraga zose, waje kumaraho ubushobozi bwose, waje kumaraho ubwami bwa Satani bwose, waje kugirira neza abatwajwe igitugu na Satani. Rero uyu mugoroba abatwajwe igitugu na Satani, mu izina rya Yesu, Satani nababahore, bahoka mu izina rya Yesu, bahoka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, bahoka 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 mu izina rya Yesu. Wabusambanyire kura, waburozire kura, wabugomere kura, wamasakubirire kura, warugambore kura, wazogare kura, warugomore kura, mu izina rya Yesu. Satani turaguteye mu izina rya Yesu. Mela heniga ida proje meria sai. Imbaraga z'Umwami Yesu zinjire mu buzima bw'abakwizeye guhera uyu munsi wa none. Imbaraga z'Umwuka Wera zinjire kwizeye, imbaraga zawe, ubushobozi bwawe, ubutware bwawe, imbaraga zawe, izina ryawe Mwami Yesu muri uyu mugoroba zinjire mu bakwizeye guhera none kugeza mu busaza bwabo, kugeza bazafana ibyiringiro kandi bazabizukane, bazahagarare bashikane, buzuye imbaraga, buzuye Yesu, buzuye Yesu, buzuye Yesu, buzuye Yesu, Yesu, buzuye Yesu. Mu izina rya Yesu tugiye gusenga. Bibiliya yaravuze ngo ntacyo murasaba mu izina ryaje, aravuga ngo icyo muzasaba
cyose mu izina ryaje nzakibaha nzagikora. Mwumve ukuntu yavuze icyo muzosaba cyose mu izina ryaje. Ni nko kuvuga ngo ugiye gusaba ikintu mu izina rya Revera. Tuvuga urugero, Mufunga afite iduka, siko bimeze. Wewe ntiyo guhaha, ntacyo usaba muri kawe kideni cyangwa kifanda, siko bimeze, ngo ayiguhe. Noneho kugira ngo ayiguhe uragenda usabe mu izina rya Revera, ujya iwe azi kandi yizeye. Ni ukuvuga ngo ntayiguha nkawe, ayiguha mu izina ry'uwo witwaje. Rero abantu benshi tibazi iryo sengesho. Ngiye gusaba SP igitego cy'umugore wacu yasama kubera urukundo SP nk'ubu tiyo bitekerezaho yo kimpa kabishira nasama Icyo atanze urundi rugero rwiza, arabifite. Ariko noneho mwebwe gamufitanye ubushuti, ariko aho Yesu yavuze twe nta bushuti gadugirana n'Imana, siko bimeze. Aravuga ngo ikintu cyose muzosaba data ariko mwitwaje izina ryaje, siko bimeze, azakibaha. Kuko ntacyo mwari mwasaba mu izina ryaje, ariko icyo muzosaba cyose data mu izina ryaje azakibaha. Nukuvuga ngo ubu nyine tugiye gusenga dusabe mu izina rya Yesu, siko turabyizeye. Tukazuja gusaba Imana gusa ngo Mana umpe kingi oya, uzavuga ngo Mana naje hano mu izina rya Yesu, ngusabye kino kintu mu izina rya Yesu. Tumpe Bwana tukufie, Imana ni gitangaza. Haleluya, 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 haleluya. Mwami Yesu, mu izina rya Yesu umwaka utaha dusabye imbaraga, mu izina rya Yesu dusabye ubusinzi, mu izina rya Yesu turasaba ubushobozi, mu izina rya Yesu turasaba Mana kuzabana natwe, mu izina rya Yesu turasaba Mana data kuzaturindira imiryango, mu izina rya Yesu turasabye kuzarinda abagore bacu, kuzarinda imiryango yacu, kuzarinda abana bacu, mu izina rya Yesu turasaba imbaraga, mu izina rya Yesu turasaba ubutsinzi, mu izina rya Yesu turasabye abarwayi bakire, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu turasabye umwaka utaha turasabye uzaturinda impanuka, mu izina rya Yesu turasabye umwuka wera, mu izina rya Yesu turasabye kunesha, mu izina rya Yesu turasabye buri wese asabe mu izina rya Yesu icyo ushaka. Uvuge ngo mu izina rya Yesu keneye kubaka, mu izina rya Yesu keneye umwana, mu izina rya Yesu ndasikeneye iki. Mwami Yesu, Mwami Yesu, Imana ikomeye, Imana ihambaye. Urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze Yesu. Mana ndagushimiye kuko waje kutuneshereza, wamazeho imirimo yose ya Satani, turi imbohore, turabatsinze. Haleluya. Tanela some elongre henimerigahine. Ababizi abasa agaciro ubafitiye mu buzima bwawe, abasa agaciro, abasa imbaraga za Yesu mu buzima bwawe, baranesheje n'abanyembaraga tibatinya buzuye umwuka wera. Reka abantu bamenya agaciro kawe, bamenya imbaraga zawe, bamenya agaciro bafite muri Kristo Yesu, bamenya baribo mu bwami bw'Imana. Buri wese amenye uwo ari we mu bwami bw'Imana, amenye ko imbaraga z'Imana zimuri muri we. Babohoke baba abanyembaraga, be kugira ubwoba, be gutinya ibibi, be gutinya uburozi, be gutinya ubusabanyi, be gutinya inzoga, be gutinya kunesha, batera imbere bava mu bwiza binjira mu bundi bwiza, mu izina rya Yesu.
umwaka ugiye kuza abantu basave mu bwiza bumwe bishire mu bundi bwiza mu izina rya Yesu. Hey, haleluya. Imiryango yari ipfuye ibeho mu izina rya Yesu. Abasore bari bapfuye n'abakobwa, imiryango yari itavuganaga rumwe, abantu bataramukanyaga. Umwaka utaha abatababariraga, umwaka utaha basanese mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abatafite abana bababone mu izina rya Yesu. Uyu mwaka ugiye kuza n'umwaka w'uburyohe, n'umwaka wo kuryoherwa, n'umwaka wo gusubizwa, n'umwaka w'imbaraga, n'umwaka wo kwakira, n'umwaka wo gusingira, n'umwaka wo kwizera, n'umwaka w'ubushobozi, n'umwaka wo gutera imbere, n'umwaka w'imbaraga, n'umwaka wo gusingira, n'umwaka w'ubusinzi. Ubu mwaka Tandira zome ni gaide la grojene meria saini hine lo prayer gaide la gaide. Mwami Yesu, abari bafite ubwoba umwaka barangize bafite imbaraga. Uyu munsi wa none abari bafite ubwoba abushire mu izina rya Yesu. Abari bahebse bahumurike mu izina rya Yesu. Abari bari kure, abari bihebse n'ibigaragazo mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba waje kumaraho imirimo yose ya Satani, warayimaze wayikuyeho. Yesu, uyu mugoroba iyerekane. Ndagushimiye, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Reka twongere Imana amashyi.